nkubwiye yuko inzira iharuye naba nkubeshye, ariko twebwe nk'umuryango tunemera yuko nta nzira yiharura, ahubwo inzira ziraharurwa. Turashaka rero kuba bamwe mu bantu baharura inzira ku buryo buri munyarwanda abaho yisanzuye, buri munyarwanda abaho atanga ibitekerezo, itangazamakuru rikora nta nkomyi, itangazamakuru rikora rifite ubushobozi. Nta gihe leta yigeze ikunda itangazamakuru, ahubwo byatumye nta kundi yabigenza. Kanguha urugero, nta muntu n'umwe ushobora kujya ku buyobozi mukamwemerera yuko itangazamakuru ryaba hari rimusingiza gusa ngo abyange. Itangazamakuru ryigenga ryanze kubigikoresha, kuko tuzi yuko ibyo bintu gusebanya bibaho, gutoteza bibaho. Urumva ko icyo ngicyo ari ikibazo, ndetse nanjye uzi yuko nitabye RIB, kandi hari n'abantu ejo nanamenye yuko hari abantu bankoreraga kera hano iwanjye ngo nabo RIB irimo kubaza. Urumva rero ko hari ibibazo. Bivuga se kwiri kubabaza kubera ko bagukoreye cyangwa baje kugukorera bafite ubundi butumwa? Sinzi impamvu kuko sindamenya neza. Hariho nk'umwe wakoraga hano, bankoreraga hano hagati ya 2006 na 2010, yavuye hano muri 2011, nayo yampamagaye yambwira ati RIB yambwiye ko nshaka, ndetse ubu ngubu ndahageze. Sindamuhura nawe ngo mubaze ko byagenze, ariko biragaragara yuko hari abantu twakoranye kera barimo kubazwa, kandi uzi yuko ibyo bambaza ngo ni byabaye muri 17. Nkibaza ukuntu babaza umuntu wankoreye muri hagati ya 2006 na 2010. Nyine nuko gusebanya nkubwira, politike ishingiye ku kubesherana no kwataka umuntu no kumwambika umwenda w'ubuhemu, no kumwambika umwenda w'umugambanyi, no kumwambika umwenda w'umunyabyaha, kubera yuko utekereza yuko ashaka umwanya wawe. Ariko rero muri rusange icyo nshaka kuvuga, nubwo hari ibyo bibazo, twebwe nk'umuryango ni ibintu twari twiteguye ko ibyo ngibyo bishoboka, imbogamizi zishoboka. Nkibaza rero ko muri rusange, kuko umuryango utari umuryango wanjye, ari umuryango w'abantu benshi bawugize, iyo bibaye nk'ibyo ngibyo tushaka igisubizo, ntabwo biduca intege. Niyo mpamvu politike duteza imbere ari politike ishingiye kureba umuntu muhanganye ntumurebe nk'umwanzi, ntutangire kumusebya, ntushake ibintu bimusenye. Politike ishingiye ku bitekerezo n'urukundo, compassion. Kuko niba hari ikintu cyatumye u Rwanda dukomeza mu bukene, dukomeza tudashyize hamwe, ni ugufata abandi banyarwanda nk'aho badafite uburenganzira bwo mu gihugu cyabo, cyangwa ukabafata nk'aho bo baremewe guhabwa amabwiriza. Hari abaremewe kuyobora no gutanga amabwiriza, abandi baremerwa kuyakira. Iyo politike rero ni kimwe mu bintu turwana. Turabasuhuje. Nyuma gato yahatangarije ko atangije umuryango wa politiki RPD, Dr. Kamba Christophe yatangiye kugabwa ibitero ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bamutuka abandi bamwandagaza, ndetse habonekamo n'uwiyise Kamaraba, tutaramenya niba ari izina muntu cyangwa izina nyuguti, watangaje ibyo yise ikirego. Ibi byavuzweho na benshi, ariko tuza gushaka Dr. Kamba Christophe tutajyanywe no kumubaza ku birego cyangwa tutatukwa, ahubwo tugiye kumubaza iby'imigabo n'imigambi, iby'icyerekezo n'intumbero afite abanyarwanda ku bw'ishyaka rye cyangwa se umuryango RPD. Ibyo twaganiriye mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, ikiganiro twagiranye tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2021. Nyuma gato hakomeje guhinduka byinshi. Ubwo twaganiraga kuri uyu munsi wa mbere, yari atarahamagarwa ngo ajye kwisobanura muri RIB, ndetse nta n'umunyamuryango we n'umwe umurwanashyaka wa RPD wari wagatawe muri yombi. Ariko ubu hagiye hahinduka byinshi, kandi mu gihe gito bituma dusubira kumuganiriza kugira ibyo tumubaza tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021.
19 ariko wa gatanu, 26 ariko wa gatanu, n'uyu munsi tugeze iki kiganiro ni ku wa gatanu, ariko hari byinshi byagiye bihinduka. Bwa mbere atubwira ku by'ishyaka, atubwira ku by'umuryango, atubwira icyerekezo. Bwa kabiri dusubirayo yatubwiye ko afite impungenge ko uretse kuba gusa umwe mu barwanashyaka b'umuryango RPD yaratawe muri yombi akaba akurikiranyweho ibyaha bo bashidikanyaho ukuri kwabyo, ariko igiteye impungenge kurushaho hakaba hari abakozi be bamukoreye kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2010 bagiye bahamagarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ubwo twaganiraga na Dr. Kamba Christophe yatubwiye ko afite impungenge zo kwibaza niba bataba bagiye gukoreshwa ngo bazamuhimbira ibyaha nk'uko hari ibindi nabyo yitaga ibihimbano byari byatangiye guhiswa kuri Twitter anahamagarwa kwitaba. Ntawe dushinja ntidushinjura, ariko se baba barahamagawe ngo bateguzwe cyangwa batozwe ibyo bazavuga bishinja Dr. Kamba Christophe? Ntitubyemeza, ntitubihakana, ntidushinja, ntidushinjura, ahubwo utega amatwi uzi kwisesengurira. Nyuma gato ntihatanzwe ikirego kuri RIB, ahubwo habonetse abagiye kuganira n'ikinyamakuru niba kitarabahimbiye bavuga ko bagiye kugitakambira kubw'urugomo n'ihohoterwa bakorewe na Dr. Kamba Christophe. Ibi byakomeje kuba urujijo, bisa naho bibaye uruhererekane, ibyo bita ama episode cyangwa se série. Bizagarukira he? Bizarangira biti? Ese byaba byose bishamikiye ku ishyaka rya politiki cyangwa umutwe wa politiki yashinze, cyangwa bifite icyo bishamikiyeho cy'ibyaha nyirizina? Mbisubiremo, ntidushinja ntidushinjura, ntawe duhamya icyaha, ntawe tugikuraho, byose bifite inzego zibishinzwe. Nahanyu gutega amatwi, kurora, guhuza, gusesengura no kwifatira umwanzuro. Dr. Kayumba, tugikomeza kuganira ukanyumaze kuvuga ibintu bine kugira ngo societe ibe iri mu murongo ikwiriye. Kambisubize muri ubu buryo. Manifesto yacu igizwe nibura n'ibintu bitatu. Ibya mbere ni ibyo bine waruvuze. Ibyo twita amahame shingiro. Amahame shingiro mu cyongereza bita ideological beliefs. Hanyuma ayo mahame shingiro tuyakuramo inkingi zigomba gushingirwaho noneho kuri tere. Iyo katuvuge niba tuvuze ko mu ihame shingiro irya mbere ari ubwisanzure ku muturage muri rusange. Iyo tugiye kuri tere turavuga tuti dushizeho tuzarurebera hano mu itangazamakuru no muri societe civile. Ubwo ni mu buryo bufatika kuko societe civile ziriho. Icya kabiri, niba twavuze yuko mu mahame shingiro umunyarwanda ari we nkomoko y'ubukire, turagenda tukashyiraho inkingi yo tuzashingiraho kuri tere ivuga ko tuzabirebera muri societe, muri private sector, mu babandi batikorera ndetse ahaturuka umusaruro. Niba ari we umuturage, twavuze yuko mu myemerere umuturage ari ukomokaho ubukire, turavuga tutaha turaza kugira inkingi. Iri ni ihame shingiro. Inkingi yabyo ituma bibaho ni societe civile, private sector na business na industry, abariho dushira ingufu. Hanyuma turaza tunavuga tuti niba umuturage ari ukomokaho ubuyobozi, ari umukoresha wa leta, turajya noneho mu buryo bwa nyabwo tukarishyiraho leta, inkingi bita leta, wa mukozi w'umuturage. Ubwo ni ibintu bibiri. Icya mbere intekerezo zacu byo bita ideology. Icya kabiri byose ni bine. Icya kabiri noneho ni inkingi za uko society zaba organize. Societe nyarwanda tuvuga ko izaba iyoganijwe ku bintu bine: leta, abikorera, itangazamakuru na societe civile. Izi enye rero nazo tuzivunjamo ibindi 12. Iyo programme politique 14 bayita programme politique. Ko numva za kare za rikane kano na 14 hari byinshi. Iyo ni programme politique irimo ingingo 14. Ingingo 14 ari nazo twita secteur. Hanyuma izo secteur nazo zaba ziri za ministeri, kuko nakubwiye yuko twemera leta ntowe. Aho kugira no kuvuga ko ari wowe uyoboye leta
yaba ifite minisiteri 14 zitarenga gusa. ariko si zide 14 ugasanga zifite ibigo magana makuru Nabyo tugira minisiteri y'uburezi ifite ibigo tutazi umubare tutazi nicyo bikora ugasanga hari minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ifite ibigo bari kandi izo zifite ibigo byinshi nazo zifite ibibazo byinshi y'uburezi cyangwa y'ubuhinzi ugasanga n'ubworozi hari minisiteri y'ibidukikije hariho na rema n'ikigo n'indi y'ubutaka ahubwo hari ibidukikije akazi y'ubutaka turabihuza byose rero tukazikuramo sekiteri 14 minisiteri 14 sekiteri 14 zigizwe na za minisiteri 14 tugenda tubihuza katuvuge niba ari umutekano bose tuwuriza hamwe ikagira minisiteri katuvuge niba ari uburezi tubihuza na science na ICT na technology katuvuge niba ari ubwo nta minisiteri y'ikoranabuhanga yazo ukwayo igomba kujyana n'iy'uburezi n'iy'ubumenyi kuko byose birakora ku mutwe ibuka twagiye bisubira kuri ya mahame remezo ndabyo komisiyo twari dufite minisiteri y'uburezi ukwayo tukajya minisiteri y'ikoranabuhanga ukwayo tukajyana minisiteri y'ubumenyi minisitiri ushinzwe iby'ubumenyi uba muri perezidansi abo bose uko ni ugutatanya ingufu kuko urabanza ukibaza izo zose zikora zirashaka ko ubwonko bw'umuntu bukura ariko nanone se kubihuriza hamwe ntibyagera tukajya minisiteri ijagaraye nk'iyo twari dufite y'ubutegetsi bw'igihugu muri 2002 yitwaga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu imibereho myiza y'abaturage iterambere rusange n'itangazamakuru n'akandi kamwe ntibuka kariko ubutegetsi bw'igihugu imibereho myiza y'abaturage iterambere rusange itangazamakuru hari n'ikindi kimwe kirengaho urumva ryari izina rirerire n'inshingano zikivanga ubundi mu buryo bwa gihanga no mu buryo bw'imiyoborere myiza impamvu yo guhuza ibintu bikora ibintu bimwe ni ukugira ngo aho kubitatanya n'ababikora babikore mu buryo butatanye niba ari ubushakashatsi katuvuge ushaka gukora ku burezi uri muri minisiteri y'uburezi n'uri muri minisiteri ya tekinoloji ntazakora ubundi ahubwo mushyire hamwe ingufu impamvu zabyo ni ukugira ngo ntidutatanye ingufu ariko ni no kugabanya amafaranga atangwa muri leta ku mishahara umuntu uvugira minisiteri y'uburezi habeho n'undi uvugira ya tekinoloji habeho n'undi uvugira ICT ni urugero cyangwa ukubura muri minisiteri y'uburezi hanyuma mwishyuye n'undi ukubura muri minisiteri ya ICT bose bakora ibintu bimwe ariko icyo ni kimwe kugira ngo duhuze ingufu rero ndumva izo ngingo uko zingana kugira ngo bikore neza nuko ziba ziroganiza impamvu bijagarara nuko biba bidateguye neza naho biteguye neza biyobowe neza nta mpamvu byajagarara ndumva niba utazatinya ko wenda bazakwibira umushinga nzagaruka ukambwira ibyo bintu 14 ntacyo bizabitwaye ntabwo bazakwibira umushinga ntabwo twemera mu bintu byo kwiba kuko abakoporora hari abakoporora abanebwe mu gutekereza baterura ibyo watekereje ubu ngubu ugiye kuri Google baguha na plan yo kugera ku kwezi ariko niba ngahe babikure ibyo bakuye kuri Google bahita bagerayo ni ikintu kimwe kugira igitekerezo ni ikindi kubishyira mu bikorwa bakoze cyane twanatanze iyo manifest irahari uze kujya kuri blog yacu bita Rwanda Platform for Democracy irahari uyisoma uzaze tuganire barakoze cyane zabaziganiro tugeze ku kibazo kibanziza cya nyuma wavuze ko bishoboka mu Rwanda rwose kwishyura ukizana gukora utanga ibitekerezo iyo ndebye n'ukuntu abaturage umuntu asigaye abaha mikoro ngo batange bagira icyo bavuga ku buzima bwabo niyo yavuga ikintu gisanzwe bagahunga nkaho uzanye amapingu iyo ndeba ko nuwemeye gutanga igitekerezo avuga ngo ntuvuga amazina cyangwa se uyahimbe cyangwa se akavuga ngo ijwi ryanjye ugende urihindagure rimere nk'igikijwangajwanga be kuzankurikirana ibyo byo abaturage babikora kubera ko bisanzuye cyangwa baracyafite ihungabana ntago babikora kubera ko bisanzuye bakubwira ariko niba uzi amateka y'u Rwanda aho tuvuye n'aho tugana ikizere ni kinini cyane cyerekana yuko igihe kizagera buri munyarwanda wese akisanzura akavuga kanguha urugero mu bihumbi bibiri hagati y'ibihumbi 2000 na 2002 habayeho debi ikomeye ushobora kuba uyibuka niba urubuga rw'itangazamakuru rwafungurwa hakaza ibitangazamakuru byinshi cyangwa niba rutafungurwa kubera ibyo yete yakoze na kangura n'ibindi
ibyo navugaga kiro ya minisiteri yari ivangavanze byose ariko icyo gihe hagarutse minisiteri y'itangazamakuru nibura icyo cyaracobotse nubwo itatinzeho harongera hemerwa ko amaradiyo n'amateleviziyo yigenga azatangira mu gihugu nubwo byemewe bigatangira nyuma y'amatora ariko nibura byavuye muri izo debates nubwo ngo biri kunikwa erega nubwo bavuga ngo biri kuba byinshi nge mbona ko aribwo biri kuba bikeye kuko ufashe ibintu 10-15 bivuga ikintu kimwe ushatse wabyita ikintu kimwe aho kugira aho cyarutwa no kugira 3-4 bivuga ibintu binyuranye niko byumva ariko siri gusubiriza icyo nashaka kwereka nuko hari uruho twigeze kujya radio rukumbimwe ndetse abantu bagatangira gutekereza yuko ari ibintu byaremwe n'Imana utakora ibikiri hariho abantu batekerezaga yuko bitahinduka hagati ya 1133 ubwo kinyamateka yavukaga kugeza 1187 ubwo kanguka kangura yaje muri 1991 ariko rwabarwa ku isi Vincent Havi we atangiza kanguka hari muri 87 ndabyiruka ariko hari utundi kinyamakuru duto twabayeho twa za Stestrare utundi tw'umurimo twahobe twabana kwa muri 33 na kangahe n'imvaho ya leta yari yabayeho muri 60 na none na kangahe abanyarwanda b'icyo gihe rero iyo babwira ngo tugera radio 35 bari kuguseka na televiziyo zingahe noneho nibyo byuvuze byuko biratandukanye kugira ibitangazamakuru byinshi no kugira amajwi menshi mushobora ngubu navuga yuko ikibazo kinini kiri mu Rwanda ku itangazamakuru ntabwo ari ikitegeko nta nubwo ari ikibuga nta nubwo ari ikibazo cy'umubare w'ibitangazamakuru nuko mwose muvuga ijwi rimwe mufite ijwi rimwe uzashyireho radio je hano ushyiraho radio iyo ushyizeho radio amakuru namwe azasa iyo wumvise radio imwe uba umaze kumva yo mu gihugu yose n'ibiganiro ni bimwe no gusingiza ni kumwe icyo ngicyo ariko ntugire n'ibyandika nabyo kuri internet ugasanga 80% cyangwa 90 biza bisa byose ni bimwe so ariko ntugire ngo ibyo ngibyo biri muri kamere y'abanyarwanda ko ari byo leta ishima se isingiza nyine bungu birabisingiza ubwo se wowe uri muri leta wavuga uti rwose nuko Imana ndashaka mu mvuge nabi ibyo ntakora mu bivuga iyo nanditse nkatajya kwandika ibintu bisobanutsemo gake baramfungira aho kujya nariko bipfuye hari igihe nceceka ariko iyo usomye amateka y'itangazamakuru n'ubuyobozi nta gihe leta yigeze ikunda itangazamakuru ahubwo byatumye nta kundi yabigenza kanguha urugero uzarebe Trump kuva atarana abaperezida yatwaga itangazamakuru yahanganye naryo ataratorwa yiyamamaza kugeza avuye ku buyobozi yahanganye naryo yiyamamaza ahangana naryo ari perezida ahangana naryo amaze kuva ku perezida ndetse yirukana n'umunyamakuru ngo ave ntongeye gukora inkuru zo muri perezidanse wa mudamu ukorera CNN hanyuma urukiko ruramubwira utoya ibyo wakoze binyuranye n'amategeko ahita asubirayo agatuka ariko nawe muri Amerika hari ahandi bitakunda ariko nanubundi siko byari bimeze hari ahandi noneho nta rukiko rwavuga ngo nasubireyo muri presidence icyo nshaka kwereka nuko igihe kizagera na hano bikaza ugiye kureba amateka buruko bwije bugacya ibintu bigenda biba byiza ntabwo bigenda biba nabi ariko iyo abantu batangiye gutekereza ko batabikora batangiye gutakaza icyizere nibwo bisubira inyuma nta muntu n'umwe ushobora kujya ku buyobozi mukamwemerera yuko itangazamakuru ryaba hari bimusingiza gusa ngo abyange itangazamakuru ryigenga ryanze kubigikoresha iyo ndwara ko abanyapolitike bose bayigira wowe ubonye ubuyobozi uhawe inkoni babyita intahe mu Kirundi wowe waryakira ukareka kisanzura kandi ari kimwe mu bintu nkorera kubera ko jewe nini wikorera kuko haranira kugera kuri ubwo buyobozi icyo ndimo gukorera ntabwo ari umwanya ni impinduka kuko ejo niho hari uwo nahoze mbibwira ambaza kuby'imyanya ndambwira ngiye kuva nabaho sinigeze natekereza ko nzajya muri politiki kuko jewe kuva nabaho nashakaga kuba umusesenguzi nashaka kuba umwarimu professor nashakaga kwigisha n'ubu biracyandyohera
no gukora ubusesenguzi. Sinigeze nshaka kuba umunyapolitike n'iki, ariko ndashaka gutanga umusanzu kugira ngo itangazamakuru ryigenge. Kubera iki? Kubera ko ni kimwe mu bintu bizatuma u Rwanda rugira amahoro arambye. Uharanira ibyo byose urimo izo mpinduka, iryo terambere, uko kwishyura ukizana hano mu Rwanda, ubiharanira wese agabwaho ibitero, ibigaragara n'ibitagaragara. Wowe ibigaragara ntabiherutse, gufatwa kw'imodoka yawe, kuba wahura mwenda guterana kofe, hagiye habaho ibisa n'ibyo ariko ntibiherutse, ariko hari ibitagaragara, biri ibitutsi kuri social media, ibitutsi ku maradiyo n'ahandi. Ngita ibitagaragara ko kugeza ubu nta muntu ugaragara uvuga ati jyewe mfitanye ikibazo na kanaka, ikibazo runaka na Dr. Kayumba. Ibyo bitero bitagaragara ukurikiyeho ko mu kanya nakubwiye ko hari n'abagira ibigaragara, umuntu bakakokora cya giti kigasigara cyonyine ntikibashe no kubaho. Muhangana mute, cyangwa humva umunyarwanda yahangana ati nabyo ashaka impinduka nziza zinyuze mu mahoro? Urakoze cyane. Ibyo bitero bigabwa ku bantu bari mu rwego rwa politike ndetse n'abanyamakuru bamwe ni ibintu bimaze igihe. Uzasome igitabo cya nyakubahwa Mushikiwabo Louise bita, kiri mu Cyongereza bita Rwanda Means the Universe. Ndagifite hano, uzagisome. Avuga ibitero byagiye bibaho n'ukuntu wagiraga ikibazo n'ibwami, ukuntu yafatwaga n'umuryango we, n'ukuntu yacibwaga, n'ukuntu yatotezwaga n'iki. Ntabwo ari si ibya none, ntabwo ari ibya none. Niba ugira ngo ni ibya none, uzarebe ibyo Kayibanda yakoreye amashyaka atandukanye, Aprosoma, za Runari n'iki, hari n'andi menshi yari areditwa y'amashyaka arenga 20. Cyangwa ubaze abaminisitiri ba Kayibanda uko byageze muri 2023 bamufashe, cyangwa kuko byamugendekeye Kayibanda, cyangwa Habyarimana harya ntihanukiye hano hirya. So iyo ugiye kureba, cyangwa uzasome abahoze bayobora igitabo cya wahoze ayobora umwanditsi mukuru wa kinyamateka mu gihe cya Habyarimana bita bamwita nibagiwe izina rye. So umupadiri yahoze ayobora kinyamateka, ubanze yarishwa Gonzo. Ugiye kureba rero ibitero mu mateka, ibyo bitero bibaho kubera yuko tuzi iyo context, tuzi ayo mateka. Niyo mpamvu politike duteza imbere ari politike ishingiye kureba umuntu muhanganye, ntumurebe nk'umwanzi, ntutangire kumusebya, ntushaka ibintu bimusenye. Politike ishingiye ku bitekerezo n'urukundo, compassion. Kuko niba hari ikintu cyatumye u Rwanda dukomeza mu bukene, dukomeza tudashyize hamwe, ni ugufata abandi banyarwanda nk'aho badafite uburenganzira mu gihugu cyabo, cyangwa ukabafata nk'aho bo baremewe guhabwa amabwiriza. Hari abaremewe kuyobora no gutanga amabwiriza, abandi baremerwa kuyakira. Iyo politiki ni kimwe mu bintu turwana. Icyanyuma, kuko tuzi yuko ibyo bintu gusebanya bibaho, gutoteza bibaho. Niba uri ufite izina ugakoresha, ubu ngubu hari n'imbuga nkoranyambaga ukabeshya ngo witwa Kayibanda kandi utari Kayibanda, ushaka gukoresha izina ritabaho ngo watake, turabizi. Kuko tuzi inkomoko y'ubukire ku muntu n'ubukene, ntabwo izo debate tuzijyamo. Iyo umuntu azanye igitekerezo kiri hasi, iyo atukanye ntabwo tumusubiza. Kubera iki? Ni ukwikeneza. Turashaka guteza imbere ibitekerezo byubaka. Ariko uzarebe abanyarwanda ubu ngubu nabo barajivutse. Hariho n'abanyamakuru njya mbona bandika inkuru basebanya. Izo nkuru ntuzazutindaho cyane, uzazureba ibyo abanyarwanda bavuga kuri izo nkuru, kuko ubu ngubu iyo bitanyonzwe nibura abanyarwanda bagaragaza ukuri kwabo, kandi ukuri kwabo niko kugaragaza uko societe igenda ikura mu myumvire. Abanyarwanda rero ubu ngubu ntabwo ari bo b'imyaka 5 ishize cyangwa 10. Ntabwo bagipfa kwemera ibintu byo gusebanya no gutukana. Ubirebera mu byo bandika kuri Twitter, kuri Facebook, no muri bya binyamakuru,
no kuri YouTube. Icyizere rero kirahari ko ibyo ngibyo birahari, ariko twiteguye kubirwanya. ngana ku musozo ngiye kubaza ku kintu utaravugaho na rimwe. Ntabwo njya mu mwanya w'urukiko w'ubugenzacyaha w'ubushinjacyaha, dore ko banavuga ngo hari dosiye RIB yakiriye yatanzwe n'uwagizwe ibanga, niba ariho atari amazina gusa, hakaba umuntu witwa Kamaraba, niba atari inyuguti tubona zanditse hariya, ko nta gihari sofa yo ko ari umuntu uriho, umuntu cyangwa se ari inyuguti zanditse hariya. Iyo dosiye ntitukubaza ngo byagenze bite, ese wabyitwaye mute, uwo muntu mwahuriye he? Ariko kubera ko abantu bafite ijwi rimwe, ijwi ry'ikirego, ijwi ry'igisebo, ijwi ry'icyasha, ku ruhande rwawe utaragiye cyo bitangazo na rimwe kuri iyi nshuro, nkaba mu izina ry'abanyarwanda bakurikiye ngira ngo ugire icyo batangariza iriya case, kiriya cyashura kivuga iki? Niba kiriho cyangwa kitanariho. Ndakivugaho ibintu bitatu. Icya mbere ni uko ari propaganda iciriritse, gusebanya guciriritse, harekeraho. Ariko ndongera icya kabiri, iyo propaganda yaje nyuma y'umunsi umwe tuvuze yuko dutangije umuryango uteza imbere demokarasi mu Rwanda, kandi bavuga ko byabaye ngo muri 2017. Ibisekeje, ariko ntabwo ari byo byonyine bavuga. Ugenda usome ikinyamakuru bita ngo ni Tarifa, cyo noneho cyongeyeho ku munsi wa gatatu maze gutangaza, noneho cyongeyeho ngo hari igihugu cyo mu karere ngo nkorera, ngo ndi umukozi wabo, ngo nibo bababwiye, ngo nibo bambwiye ngo ntangize umuryango. Icyo ngicyo ni ikirego cyose umuryango we n'umuryango w'icyo gihugu. Nyine nuko gusebanya nkubwira, politike ishingiye ku kubeshyerana no kwataka umuntu no kumwambika umwenda w'ubuhemu, no kumwambika umwenda w'umugambanyi, no kumwambika umwenda w'umunyabyaha kubera yuko utekereza yuko ashaka umwanya wawe. Icyanyuma rero ibyo bintu biramenyerewe. Njyewe rero twebwe duteza imbere politike y'abavandimwe, politike y'ibitekerezo, politike yo gukemura ibibazo biriho. Ntabwo rero nza kujya muri detaye y'ibyo bintu, kuko byaba ari uguhembera ikinyoma na propaganda iciriritse. Witeguye kwitaba muri RIB wemye ibyo bintu bya propaganda iciriritse? Ntabwo, kuko ngiye kutangira kubikorera deba, ni ukubiha agaciro, kandi nta munyarwanda ugomba kubiha agaciro. Nuko RIB bivuga ko yakiriye ikirego kijyanye n'iriya dosiye ivugwa na Kamaraba, iyo dosiye wise propaganda iciriritse. Iyo RIB niguhamagara urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, nubwo ubihamya ko ari propaganda, witeguye kubitaba wemye cyangwa uzayifata nka propaganda ubundi uterera iyo? Ugenda usome ukuntu RIB itegeko rishyiraho ukuntu rivuga. Rivuga yuko iyo umuntu yakoze icyaha rimuhamagaye ikamubwira. Nta hantu na hamwe bavuga ngo babwire itangazamakuru ko bakire dosiye y'umuntu. Niba hahari uvuze ko hambwira, so nibyo mpamvu ntashaka kubivugaho. Murakoze cyane Dr. Kayumba, mwese badukurikiye namwe turabashimiye. Nkuko twebwe rero ako kara gace kasagutse ku kiganiro twagiranye na Dr. Kayumba Christophe tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2021. Dukomeza rero tugiye ku kindi gice cy'ikiganiro twagiranye tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021. Tubahaye ikaze mwese abakurikiye Pax TV. Nkuko nyabibabwira, ijambo Pax ni ijambo risobanura amahoro. Tugenzwa n'amahoro, kandi abo tuganira bose nabavuga amahoro, nabagambirira amahoro, nabifuza ineza y'igihugu, ineza ya rubanda, nabifuriza amahoro ikiremwa muntu. Muri uyu mwanya twongeye gutemberera Dr. Kayumba Christophe. Ni umwarimu muri kaminuza, ni inararibonye, ni umuhanga, ni umushakashatsi, anazobereye kandi by'itangazamakuru, ni umusesenguzi muri politiki. Hari byinshi mwagiye mumenyaho, ni umwanditsi w'ibitabo. Ubu rero turi kumwe nawe, ndetse turi mu ruganiriro rwe rurimo igice cy'inzu y'ibitabo, aho mubona twicaye. Mwaramutse neza Dr. Kayumba? Mwaramukanye amahoro bwana Ntwari. Ni amahoro rwose. Meze neza. Tumeze neza. Ndishimye cyane ko
televiziyo yanyu bayita Pax TV. Kandi ko muganira ngo n'abantu bateza imbere amahoro rwose. Wanyemerera rero nkanabanza nkanasobanura amahoro cyane icyo ari cyo, kubera yuko abenshi hari ababona amahoro bakayabona nk'aho bivuze kuba nta ntambara ihari y'amasasu. Ariko rero ugiye kureba abahanga banditse ku mahoro bavuga yuko amahoro agira ibice bibiri. Hari amahoro ari negatifu, amahoro bivuze ko nta ntambara ihari. Ariko amahoro bita pozitifu, amahoro twebwe twita amahoro arambye, abereye abanyarwanda bose, abatuye isi bose, ni amahoro aho nta ntambara ihari, ariko nta n'ibintu bituma intambara ishoboka kubaho, cyangwa nta n'ibintu bituma abantu babaho bafite akarengane, cyangwa abantu babaho bicwa n'inzara, cyangwa abantu babaho ubuse bwana Ntwari, yenda wasobanurira abakunda televiziyo yanyu, ushobora kwishima ukagira amahoro ushonje. Umuryango wawe ushobora kwishima ukagira amahoro nta batariye. ntibikunda. Amahoro rero ni byiza ko na televiziyo yanyu yitwa televiziyo y'amahoro. Nashaka kugira ngo ababakurikirana bumve yuko kuko ni kimwe mu bintu duteza imbere mu muryango wacu uharanira demokarasi, kugira ngo u Rwanda rugire amahoro arambye aho nta ntambara, ariko nta n'ishobora gutera intambara cyangwa ibituma abantu babaho bafite akarengane, cyangwa babaho bafite inzara, ubukene bukabije, ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma umuntu abaho adafite amahoro. Dr. Kayumba, mukivuga iby'amahoro birumvikana ko amahoro ni igihe nta ntugunda zihari, kandi ntugunda z'uburyo bwose, atari kuvuga gusa ngo nta rusaku rw'amasasu, si intambara. Igihe umuntu atuje atekanye muri byose, nkurikije ubusobanuro mwaduhaye, nibyo igisobanuro mwaduhaye nicyo mfatiyeho. Ariko ntarajya mu kiganiro nyirizina, kubera ko batangiye uvuga amahoro n'igisobanuro cyayo, kuba umuntu yumva atekanye, atuje, atabwiriwe, ataburaye, abana batabuze icyo bashyira mu nda, batananiye kujya kwiga. Reka njye ku cyitwa kutishima. Si cyo kiganiro tugiye kuganiraho, ariko hari ibihugu byinshi usanga abahanga bakora ibyegeranyo bakavuga ngo iki gihugu kiri ni icya kabiri ku isi mu bitishimye. Hari icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, ugasanga muri top 10 hari ibihugu bihorana agahinda. Ndumva utishimye no hwana agahinda no hwana ishavu. Ni gute igihugu kijya mu bitishimye? Icyo ni ikibazo cyiza, kuko iyo raporo nanjye ya Loni narayibonye. Ngira ngo bakoze ubushakashatsi mu bihugu 147, bavuga yuko u Rwanda ruri ari icya gatatu mu biri inyuma. U Rwanda ruri hagati ya Zimbabwe ndetse na Afghanistan niyo ihereruka, na Somalia yishimye kuturusha muri iyo raporo. Icyo rero ni ikibazo cyiza muri iki gihe. Kandi uzi yuko ikintu kijyanye no kwishima, ibyo abongereza bita happiness, ni ibintu bimaze imyaka myinshi abahanga babivugaho. Hariho abahanga babivugaho bakabirebera bakoresheje indorerwamo y'abakirisitu, n'abemera Yezu bagakoresha indorerwamo y'abakirisitu. Bavuga yuko ibyishimo bikomoka ku Mana, Imana ari itanga kwishima. Abakurikirana abakurikirana idini rya Islam, abayisilamu bo baravuga bati, n'abakunda Muhammad bati, ushaka kwishima rwose kurikira ibyo Muhammad avuga. Ababuda ubwo ndagenda nkwereka indorerwamo zitandukanye kugira ngo njye nkwereke, kuko no mu muryango wacu tubivugaho. Ababuda baravuga bati, kugira ngo umuntu yishime agomba gutsinda ibintu bitatu. Icya mbere ni ikintu, ni inyota yo gukunda amafaranga n'ibintu. Utayitsinze, bavuga yuko Ababuda bavuga yuko nta gihe, nta mafaranga uzagira, nta bintu uzagira ngo urekeraho kubishaka. Nta menshi abaho. Nta menshi abaho.
iyo rero uhoraho ukunda amafaranga n'ibintu ntabwo wakwishima. Icyo ni icyambere. mbese uba intanyurwa. Intanyurwa. Bakanavuga bati icyo ngicyo numara kugitsinda hanyuma utsinde n'ikindi bise inyota y'ubutegetsi. Ni inyota yo kwikundwa akazi. N'icyubahiro no kwikundwa akaza ugenda ureba hirya no hino ureba abantu ko bagufata bakuvugaho nabi ntugire amahoro ntuwishime. Ukumva kuvuga nabi cyangwa ukubona yabanza akava mu nzira wamukuraho. N'indi nyota ni inyota ijyanye n'ibintu bisanzwe abantu bakunda, ari abakunda abagore ukavuga uti kuko nta nubwo waba ufite umugore undi akanyuraho asa neza uravuga uti rwose uyu nguyu. Niyo ufite umugabo yenda utari muremure katuvuge nkanjye hanyuraho umuremure rwose w'igikwerere ukavuga uti icyo nacyo ukagitsinda. Urumva ko hariho indorerwamo nyinshi. Ndetse abakapitaliste bavuga yuko kugira ngo wishime ugomba kugira amafaranga, nicyo gituma bakorera ifaranga. Ariko twebwe mu muryango wacu ndetse ni kimwe mu bintu ndimo kwandikaho inkomoko y'ibyishimo bihoraho. Jewe ndeba ibyishimo mu buryo bune. Icyambere ni ibintu nita ibiryo bine warya ukabaho wishimye ubugira herezo. Ibiryo bya mbere, ifunguro rya mbere, nibyo nita ibiryo by'umubiri. Ibi biryo bisanzwe, ifunguro ry'umubiri n'ibiryo bisanzwe. Bisanzwe ndetse harimo na siporo. Ariko ibyo ubifite birimo n'ibuntu bukire. Ubifite ntabwo bituma wishima. Bikenera ibiryo bya kabiri kugira ngo wishime. Ni ibiryo by'ubwonko. Ubwonko ntabwo burya ibiryo bisanzwe. Peace of mind. Ibiryo ubwonko burya ibitekerezo. Nkuko turimo kuganira. Nkuko wasoma igitabo hano. Nkuko ushobora kuganira na mugenzi wawe. Nkuko wajya kuri televiziyo ukaganira. Kumvura uranyuzwe. Umutwe kuko ushobora gukira mu bintu. Ariko mu mutwe iyo nta bitekerezo iyo witinya ntabwo wakwishima. Ubona njya mbona hariho abantu twiganye kera bagiye bagashaka abantu katuvuga afite amafaranga ariko yarize nka primaire. Umudamu we yarize kaminuza. Yabona mugenzi we biganye baganira igifaransa ati buriya bariho baranegura. Bari kunyega. Ibyishimo yari afite bizanwa n'amafaranga bigahita biragiye. Ariko iryo funguro rya kabiri ntabwo rituma kuri twebwe. Twabonye yuko bidatuma umuntu abaho yishimye. Hari ifunguro rya gatatu. Ni ifunguro twita ifunguro ry'umutima. Umutima ntabwo urya ibitekerezo, ntabwo urya ibiryo bisanzwe, ntabwo urya n'ubukire. Umutima twasanze mu bushakashatsi nasanze ahubwo umutima urya urukundo. Urukundo rw'ababyeyi bawe, urukundo rw'abana bawe, urukundo rw'inshuti. Iyo urubuze hari abantu bajya biyahura bafite ibintu barize cyane ariko kubera yuko badafite ubakunda. Ujye ubumva umuntu ni umukire iyo afite ibitabo bingana nk'ibi yize amatiyori yose abaho ariko nta muntu n'umwe aganira nawe umukunda nawe agakunda. Urukundo utanga n'urwo mbese ni nyakamwe ameze nk'ikirwa kandi ari mu bantu. Ariko ibyo byonyine ntabwo bituma umuntu agira ibyo twita urukundo rugira ruhoraho. Ukeneye ibiryo bya kane. Ni ibiryo bya roho, soul. Mu cyongereza twita soul. Hari umutima hariho na soul. Abahanga bafata umutima bakawugira na roho icyari. Abo ni abatarakoze ubushakashatsi. Ndetse abasiyansi bavuga yuko nta roho ihari. Ariko jewe narirebye mu myaka maze yanjye 48 nsubiza amaso inyuma kuko ari ibintu by'ibintu bisanzwe ubukire. Ndakora ngira amafaranga, ngira ibintu, ngira abana, ngira inshuti, ndiga, ariko nkasanga mu mutima hari ahantu hari umwobo. Nasanze rero roho itarya urukundo, itarya ibiryo bisanzwe, itarya ibitekerezo, ahubwo roho kuko idafatika ntirya ibifatika. Ahubwo roho irya icyo twita icyizere. Abongereza bakita faith. Kwizera ibintu bitari abantu cyangwa ibintu, ahubwo kwizera ikintu kinini gisumba abantu
bamwe bakita imana abemera bibiliya bakita imana niyo bita hariho n'abahanga bayita ubumenyi bwa kane. iyo ngiye nkatekereza hari ababyita meditation, abakora meditation nk'ababuda. Warumbaje rero kandi usubize kuri cya kibazo warubajije, ibihugu bitishimye bibaho bitishimye biba bibura iki? utarahagera hari icyo bajya bita peace of mind. Irajya hehe muri ibyo bine cyangwa yabibumbatira byose? Aha, peace of mind rero yose ibibumbatiye ibyo byose biba bivuze yuko ufite umutima wawe uri mu gitereko. Umutima wawe uri mu gitereko, nta kintu gitinya, ntabwo gitinya ubukene kuko ibintu urabifite, ntabwo gitinya ko uzabaho uri wenyine, ufite abana, ufite inshuti, ntabwo ugitinya yuko hari umuntu uzakurenganya kubera yuko ahuba hari ubutabera, ntabwo ugitinya yuko bazavuga mu Cyongereza cyangwa mu Gishinwa ukavuga uti sinize ngo urakare. Wamaze kurenga izo nivo, ahubwo wowe uhora wishimye kubera yuko wamaze kurenga ibintu abantu birwa biruka inyuma bisanzwe. None tujye kuri ya raporo. Ugenda urebe kuri ya raporo, ibihugu biri inyuma byinshi ni ibihugu n'ubusanzwe aho no kubona ibiryo by'umunsi ari ikibazo. Ni ibihugu akenshi aho usanga ejo hazaza ku rubyiruko n'abantu basanzwe ari ikibazo. Iyo udafite icyo bita, biragaruka kuri hope, icyizere cy'ejo hazaza. Iyo ufite icyizere cy'ejo hazaza n'umutima wawe ujya mu gitereko, uratekana. Iyo uri umubyeyi ufite abana ariko uzi kuzabona minerivare, icyo kurya, icyo kwambara, naho kuba, ntabwo wavuga yuko umutima wawe utari mu gitereko. Ariko iyo uri umubyeyi, nta kintu kibabaza ababyeyi uzabaze maze kuganira na benshi, aho umubyeyi abaho abana bari aho ngaho ariko adafite minerivare, abana bandi biga b'abaturanyi biga, umwana mubaza ngo mama data nzajya kwiga ryari. Hariho rero usubiza urebe nka Zimbabwe, ariko uzareba amaraporo kuko iyi ngiyi ni raporo ya 9. Ugenda ureba amaraporo yabanje. Zimbabwe ahiri ubu ngubu ntabwo ariho yari iri imyaka 9 ishize. Kubera iki? Kuko yaramanutse kubera ko n'ubukungu bwa Zimbabwe bwaramanutse. Hagiye habaho intugunda za politike, Mugabe ajya akuraho bagashaka buhake ubutaka, habaho ibintu byatumye abantu bagenda bava mu butaka bwabo, abatavuye mu butaka bahunga. Nta kuntu wagira ibyishimo kandi utazi ko ejo hazaza uzaba ukiri mu butaka bwawe cyangwa uzaba ukiri mu gihugu cyawe. Ibintu rero bituma na methodology ya raporo ikoresha agenda yemera. Kandi uzarebe iyi raporo ahanini iranibanda ku ngaruka za COVID-19. Imwe mu ngaruka za COVID-19 nuko yatumye abantu baguma iwabo, imirimo irahagarara. Kuko buriya niyo usohotse mu nzu ugahura n'abandi bantu bagenzi bawe, inshuti zawe, mugasabana, bituma ibyishimo byawe bizamuka. Iyo ugumye wenyine uri mu rugo wigunze, bituma ibitekerezo byawe iyo utarebye neza bidohoka bikava mu gutekereza neza, ugatangira gutekereza neza. Nicyo ndangirizaho nuko igituma umuntu ashobora kwishima bituruka mu ntekerezo. Iyo utangiye gutekereza yuko ejo hazaza utazabona ibiryo, utazaguma mu gihugu cyawe, uzahunga, abana bawe batazabona minerivare, utangira gutekereza nabi, uhita uba umurakare. Ibyo bigatuma ubaho utishimye. Hari umugabo twabanye, yari umusore icyo gihe twigeze kubana mu gihugu kimwe cy'i Burayi mu isomo twari twakurikiranaga, ariko aturuka muri Afghanistan. Nyuma yaho najyaga muhamagara nkamusuhuza, nkamuvugisha, nkumva ariko amasasu ari kuvugira hakurya aho ngaho. Nkamubaza, ambwira ngo ndaho ndanezerewe, meze neza. Nkamubaza, ni gute umbwira ko unezerewe, utekanye, wumva ufite amahoro yose, numva amasasu inyuma yawe hirya gatoya hanze y'inzu? Ati no, amasasu rwose ngo ari nko 5-10 ariko turayamenyereye ntacyo dutwaye.
ni gute umuntu noneho ashobora gutekana akumva afite amahoro asesuye kandi amasasu atamuri kure, cyangwa se hari intugunda nka Somalia kugira ngo ibiri imbere y'ibihugu bimwe na bimwe kandi ihoramo intambara, byahise binyumvisha ko hari abantu bafite iyo peace of mind kandi bari muri icyo gihugu gihoramo intambara. Ako kantu kadusobanurire mbere kwinjira mu kiganiro nyirizina none. Ako ni n'akantu keza, niyo mpamvu navuze ku ntekerezo za muntu. Ubundi umuntu haba icyo yatekereje. Iyo watekereje nabi ntabwo wakwishima, iyo watekereje neza nta kuntu utakwishima. Nkavuga rero ko uyo muntu uba uri ahantu batera amasasu akavuga yuko uwe yumva yishimye, ntabwo ari uko ahari aba afite icyizere yuko azaba gihari cyangwa azaba ameze neza, ahubwo aba yishyizemo yuko uko bizagenda kose ntabwo nshaka kubaho ndi umurakare, ntabwo nshaka kubaho ntekereza iby'amasasu nicyo yankora kubera yuko ntacyo nabikoraho. Ariko bishoboka yuko uyu muntu ashobora no kuba afata kuri bya biryo bya kane nakubwiye, yandyo ya kane ya roho icyizere, faith, kwizera ibitagaragara, akavuga ati ubu buzima ndiho ntibuzahora gutya, natinya ntatinya, nakwishima ntakwishima, amaherezo nzapfa. aho niba se iyo umaze buriya nta akiyakira buriya rero nta kintu kimwe gituma abantu babaho batishimye nko gutinya urupfu. Iyo umaze gutsinda urupfu, iyo umaze kumenya ukabitekereza ukamenya yuko iherezo ryawe uzapfa, n'ibintu byo kubaho utishimye bikuvamo, nubwo mu buryo bufatika iyo wabuze bya bindi bitatu bikugora, ariko wabyishyiramo. Kanguhe nk'urugero, nkiri muri prison hari umuntu washyizeho igihuha aravuga ati Kayumba Christopher yapfuye. Sinzi niba warabyumviye. Abo muri gereza rero abayobozi barampamagara bati ngwino hano uri he wapfuye, ndavuga nti se bunapfa kandi nkaba ndi hano rwose, ibyo bintu mwabikuye hehe? Hanyuma ariko bamaze kubivuga abantu baza kundeba, ari nabo twabanaga baza kunganiriza, hanyuma ntekereza ku bintu by'urupfu. Mbitekerezaho cyane nsanga naba napfuye, ntabwo uyu munsi ni kuwa gatanu, ntabwo byatuma wa gatandatu utazi, ntibyatuma abantu badasonza, ntibyatuma abantu batababara, ntibyatuma habaho abakize, ntibyatuma habaho abadakora ubukwe. Ndavuga noneho rero aho kubaho mpangayitse ngo napfuye cyangwa narwaye, ahubwo akanya mfite Imana ikimpaye guhumeka nzawukoresha kugira ngo nkore ibyiza. Nkore ibyiza, ndeke kwiruka ku bintu bisanzwe najyaga nirukaho byo gushaka amafaranga, gushaka ubuzima ku giti cyanjye. Ndavuga nti ubu ngubu ubuzima nsigaranye nzabukoresha kugira ngo duteze imbere u Rwanda, duteze imbere uburenganzira bwa muntu, duteze imbere ubutabera, duteze imbere amahoro arambye, kwishyura ukizana, kuko ibyo ngibyo nasanze bisumba ibindi nahoragamo byanjye. Iyo rero utsinze urupfu ukamara kurwemera, n'uyo nguyu uba ahari amasasu, ntabwo birashoboka yuko yabaho yishimye. Urakoze cyane Dr. Kayumba. Ubu rero twinjira mu kiganiro nyirizina, ndahera ku makuru yawe. Umeze uti? Ese ayo mahoro yose uko abumbatiye uyafite yose uko yakabaye cyangwa harimo abura? Ubu ngubu umeze neza, ni na byiza ko watangiriye ku bintu bijyanye n'amahoro ndetse no kwishima, kubera ko njye namaze kwikuramo mu buzima bwanjye, namaze kwikuramo ibintu bishobora gutuma mbaho ntishimye. Ibyo nshobora guhindura ndabihindura, ibyo ntashobora guhindura ntibitume mbaho mpangayitse. Kuko iyo ubaho uhangayitse, iyo ubaho utishimye, urabona nkanjye mpemberwa ibintu bitatu: gutekereza, kwandika no gukora ubushakashatsi. Ntabwo wabikora intekerezo zawe ziri mu gutinya, nta mahoro ufite. Kugira ngo usome igitabo cyangwa usome raporo cyangwa umbaze nk'uko umbaza,
intekerezo zawe zigomba kuba ziri mu gitereko utekereza neza. Kimwe mu bintu bituma abantu batekereza nabi ndetse bakanakena nuko birirwa batekereza mu buryo bwo gutinya uko bazabaho. Ibyo rero kimwe mu bintu natsinze ni ibyo ngibyo byo guhangayika, ntuma ngerageza buri gihe kubaho ntekereza neza. Haba hari ikibazo nkashaka uko cyakemuka. Dr. Kayumba, uti uri amahoro, urumva rwose utekanye, uratuje, umeze neza. Ni wowe nk'umuntu ku giti cye, ariko ufite n'umuryango uhagarariye. Uwo muryango wo ubayeho ute, umeze ute, amakuru yawo muri ino minsi? Ubwo umuryango uvuga ni wa wundi wa politike, umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda. Navuga yuko umuryango mparagarariye uharanira demokarasi mu Rwanda muri rusange nubwo ufite ibibazo, kubera yuko urabizi yuko hari umuyoboke wacu ndetse umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga Jean Bosco Nkusi ko bamufashe ku cyumweru, ndetse ejo n'uyu munsi nibwo yitabye yajyanywe mu bushinjacyaha. Urumva ko icyo ngicyo ari ikibazo, ndetse nanjye uzi yuko nitabye RIB, kandi hari n'abantu ejo nanamenye yuko hari abantu bankoreraga kera hano iwanjye ngo nabo RIB irimo kubaza. Urumva rero ko hari ibibazo. Bivuga se kwiri kubabaza kubera ko bagukoreye cyangwa baje kugukorera bafite ubundi butumwa? Sinzi impamvu kuko sindamenya neza. Hariho nk'umwe wakoraga hano, bankoreraga hano hagati ya 2006 na 2010, yavuye hano muri 2011, nayo yampamagaye yambwira ati RIB yambwiye ko nshaka, ndetse ubu ngubu ndahageze. Sindamuhura nabe ngo mubaze ko byagenze, ariko biragaragara yuko hari abantu twakoranye kera barimo kubazwa, kandi uzi yuko ibyo bambaza ngo ni byabaye muri 17. Nkibaza ukuntu babaza umuntu wankoreye muri hagati ya 2006 na 2010. Ariko rero muri rusange icyo nshaka kuvuga, nubwo hari ibyo bibazo, twebwe nk'umuryango ni ibintu twari twiteguye ko ibyo ngibyo bishoboka, imbogamizi zishoboka. Nkibaza rero ko muri rusange, kuko umuryango utari umuryango wanjye, ari umuryango w'abantu benshi bawugize, iyo bibaye nk'ibyo ngibyo tushaka igisubizo, ntabwo biduca intege. Ubwo rero dukomeza, mu minsi ishize nyine wari watubwiye ku bijyanye n'imigabo n'imigambi y'umuryango RPD washinze, wari watubwiye icyerekezo, intumbero zawo, impamvu zatumye ubaho uwo muryango, ndetse n'uko mwitegura cyangwa muteganya impinduka ziganisha kuri demokarasi, kwishyira kwizana, amahoro arambye n'ubukire. Nibyo bintu wagarukagaho. Ubu rero ubwo ibyo wabidusobanuriye, ariko ukaba utubwiye ko hari kubuzamo utubazo. Nashaka kubaza niba inzira mugenda miharuye, umaze kugaragaza ko nubwo yari haruye cyangwa se ndaharuye no bitubwira, ariko irimo amahwa cyangwa se imigende za dodani, bimeze biti? Kuvuga nkubwiye yuko inzira iharuye naba nkubeshye, ariko twebwe nk'umuryango tunemera yuko nta nzira yiharura, ahubwo inzira ziraharurwa. Turashaka rero kuba bamwe mu bantu baharura inzira, ku buryo buri munyarwanda abaho yisanzuye, buri munyarwanda abaho atanga ibitekerezo, itangazamakuru rikora nta nkomyi, itangazamakuru rikora rifite ubushobozi, umunyarwanda abona ubutabera, tugira ya mahoro arambye wavugaga, iterambere rirambye, tukavuga tuti kadutanga umusanzu. Uyo musanzu rero ni umusanzu uzatuma wa muhanda wavugaga, inzira wavugaga iharurwa, yaguka. Irahari, ariko turashaka kugira ngo yaguke, kugira ngo ibyo twifuriza u Rwanda rudafite ubukene bukabije, u Rwanda rudafite abanyarwanda bafite inzara, u Rwanda rufite ubutabera aho nta karengane, u Rwanda aho buri munyarwanda afite umutekano, ndetse umutekano urambye, kuko buriya n'umutekano birimo ibintu bibiri. Hariho umutekano wa muntu, hakabaho n'umutekano w'igihugu. Nabwo tuwureba muri izo ndorerwamo ebyiri, kuko umutekano w'igihugu akenshi niwo abantu baba bareba, urindwa n'ingabo, aho ureba bavuga ko umwanzi aturuka hanze. Ariko ugiye gusubiza inyuma amaso ukareba Afurika,
mu myaka nibura atuvuge 30 ishize nyuma y'irangizwa ry'intambara y'ubutita ibyo bise Cold War, usanga intambara 90% birenga byabaye ku mugabane wa Afurika. Izo ntambara ntabwo ari zatewe muri ibyo bihugu kubera ko umwanzi yateye ibyo bihugu, ahubwo zituruka imbere mu gihugu ziterwa n'abene gihugu. Aha reka none tugaruka tutibana. Twebwe rero uretse mbanze ngire, twebwe rero tukavuga tuti impamvu ibyo biba ni wa muhanda wavugaga zanzira zitahariwe neza ngo ukureho ibintu bishobora gutuma habaho intambara, kubera ko ibiyitera usanga biri mu baturage, kuko hashobora kuba nta ntambara ariko abantu babaho batishimye wa mugani wawe, bakabaho yenda barenganywa cyangwa bari mu bukene bukabije cyangwa bafite ideology batekereza nabi bigatera intambara. Urumva rero ko iyo muhanda turavuga tutashaka kugira ngo tuwagure ku buryo ibya ideology tubirwana, tuzane ideology nziza dutume wa muhanda noneho ya mihanda bavugaga ibiharuye. Ntabwo twemera yuko umuhanda ubuharuye buri gihe cyose, ahubwo umuhanda wa demokarasi uhoraho ugenda uharurwa buri munsi. Birumvikana ko umuhanda udaharuye cyangwa inzira idaharuye uyigenda amagenda asitara. Tugaruke rimwe na rimwe akanitura hasi akarambarara, hari n'ubyuka afite ibikomere, hari n'utabyuka bitewe n'uko inzira iteye. Tugarutse kuri izo nzitane muri guhura nazo, ku cyumweru ubwo umwe mu bagize umuryango wa RPD yatabwaga muri yombi, Nkusi Jean Bosco ushinzwe ubukangurambaga, yafatanywe uko bivuga n'abandi bantu 3 ngo hakaba hashakishwa abandi 2. Ese 3 bandi bafashwe bo ntabwo bari mu ruhande rwanyu, hari aho bazi? Oya rwose bari 3 bavuzwe ngo bafashwe muri iyo dosiye. Jewe ku giti cyanjye simbazi, ndetse no mu barwanashyaka bacu ntabwo barimo. Nkusi se warabazi? Nkusi kuko nagerageje kujya kumureba ntabwo bari banyemerera, n'ubu ndacyabisaba, ariko umwunganira mu mategeko amaze guhura nawe 3 ndetse n'uyu munsi bagiye guhura. Nkusi azimo umwe gusa, umwe, kuko Nkusi ubundi mu kazi ke yakoraga n'umuhanga mu bijyanye n'imari ndetse n'ibyo kontability. Yakoranye rero na revenue igihe kirekire as a consultant, nka consultant, n'ubu ngubu ni consultant. Uyo nguyo rero yamukoreye ibyo nakwita audit y'imisoro nk'uko afasha abandi. Abandi ntabazi, uyu nguyo ni wazi ngo yakoreye audit, uyu muntu aramuhemba yamukoreye audit. Arakavuga ati ngibi nibyo nakoze mukorera audit, ntaho bihuriye n'ibyo bandeka. Ibyo byo kwiba imbaho, byo kwiba kwaka miliyoni, ibyo kwiba imbaho. Nkusi ni umuntu uzwi hano w'umuhanga mu bintu bya audit, mu bintu byo ntabwo ari umuntu wavuga ngo yagiye kwiba imbaho, ariko ko dutegereze turebe aho ubutabera buzaganisha. None agifatwa inyandiko yifunga, inyandiko imufunga, ibirego birimo bitandukanye n'ibyo noneho RIB yatangaje itangazamakuru. Harimo ikirego mu nyandiko imufunga kivuga kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ndumva inyandiko imufunga warayisomye? Narayisomye. Hakabamo icyo kwitira umugara cyo ntabwo kirimo. Ese ni gute kujya kwiba imbaho no kwitira umwuga byajemo kureba umutwe w'iterabwoba? Nanjye ni ibintu ntaramenya neza, nubwo bakivanyemo ariko umuntu yakibazaho ko cyagiye ku papuro. Uyo muryango umuntu yanawibazaho kuko ntabwo uravugwa. Nge rero naganiriye n'umwunganira mu mategeko, arambwira ati ibi bintu nta shingiro bifite, ahubwo kadukore ku buryo Nkusi azabona ubutabera. Urumva sinabivugaho bikiri mu nzira z'ubutabera, byinshi bikiri mu nzira z'ubutabera, ariko nawe wabyibazaho kuba ejo bundi hashize iminsi 5 dutangije ishyaka, Nkusi bavuze bati rwose yibye, yitiriye inzego, ndetse ari muri uyo mutwe wavugaga. Bavuga ko yabikoze ku itariki ya 2 n'iya 3 zo ku kwezi, bakamufata iminsi 20 nyuma. Ndetse numvise n'umuvugizi wari bavuga yuko ngo yihishahishaga,
kandi Nkusi aho aba harazwi ni Nyamirambo, aho akorera harazwi ni hano mu mujyi wa Kigali, ndetse kampani ishinzwe ni ushinzwe kontabilite mu kigo gikora isuku mu mujyi wa Kigali. Twanahuraga kenshi ukibaza aho yaburiye, naribazaga niba yaragiye mu bihugu by'inshuti ndumirwa, ariko kadutegereza ubutabera. N'impamvu mbivugaho nuko umuvugizi wa RIB yabivuzeho. Ese nta bandi barwanashyaka cyangwa abanyamuryango ba RPD barakubwira ko nabo bafite ibibazo baba bari guhutazwa? Kugeza ubu ngubu nta munyamuryango wundi wari wambwira yuko yahutajwe cyangwa afite ibibazo, ariko birumvikana yuko niba twaratangije umuryango umunsi ukurikiyeho bagatangira mu itangazamakuru igatangira kuvuga yuko hari ibyaha nkekwaho, hanyuma na Nkusi agafatwa, urumva ko bashobora gutangira gutekereza yuko ibyo bakora bishobora kubazanira ibibazo, nubwo bazi yuko, kuko abanyamuryango bose bacu barahugukiwe, bazi yuko ibyo bakora ari ibintu bikurikije amategeko, barashaka kugira ngo batange umusanzu, batange ibitekerezo byubaka igihugu, kubera rero yuko bazi yuko ibyo bakora, ibyo turimo gukora byose ari bikurikije amategeko kandi bigamije kujyana u Rwanda heza. Ntabwo izi nzitizi ari ikintu cyatuma ibyo biyemeje batabikomeza. Mu gushinga umuryango nkuriya bisaba ko ufite abantu umubare runaka, ntabwo tukubaza kwenda uracyari ibanga, ariko se nibura mufite abantu hirya no hino mu gihugu cyangwa muracyari itsinda turi kisuganya? Oya, dufite abantu benshi, dufite abanyarwanda benshi bagize uyu muryango, ndetse baturuka mu nzego zitandukanye. Hari abarimu bigisha muri za kaminuza, hari abarimu bigisha mu mashuri asanzwe, harimo abacuruzi, harimo ba lawyers, harimo ndetse n'abanyamakuru bake n'abantu benshi. Kubera yuko ni urebye bya bitekerezo n'ibitekerezo byagutse byavuye mu bantu bafite inararibonye muri secteurs zitandukanye, yaba ari economy, yaba ari itangazamakuru, yaba ari société civile, yaba ari imitegekere, yaba ari guverinoma. Ni benshi tuzababatangariza tumaze gukora uko bemeje yuko nituzahura tugakora inama yo bita delegates conference, inama rusange y'abanyamuryango, bakamara no gushyiraho ku buryo bufatika inzego z'ubuyobozi, ndetse bakanasinya constitution yacu na stati yacu, byose bakabisinya, bakemera yuko tunandika ibazo tujya kubisoma, gusaba ko twakwandika, byose muzabimenya. Uzasanga ari abantu nawe benshi, ari abantu wakubaha, kubera yuko ari abantu bafite inararibonye bazi icyo bakora muri sekiteri zitandukanye z'u Rwanda. Dr. Kayumba, rero impungenge zimwe dufite dukeneye kumenya uko uhagaze muri no minsi, uko ubayeho nyuma yo kwitaba. Ese mu kwitaba hari abajya bitaba telefone bakayitwara bakajya kuyisaka cyangwa kuyikoporora, ntabwo byakubayeho wowe? Nta byambayeho. Nta byabaye kuri Nkusi? Sindavugana nawe, ariko je navuga je ibyanjye. Ubwo nitabaga kuri RIB rwose, abambajije nabajijwe n'abantu babiri, nabonye ari abantu ba kinyamwuga, navuga yuko bakoresheje bari bafite mu cyongereza icyo bita respect, bari bafite ikinyabupfura, bamfata neza, ndetse bakazana n'amazi rwose, bakaguha amazi n'agakawa tugafata. So nagiye navuga ko muri rusange bampamagaye kuri RIB, twaganiriye neza, birangira mbona ari ibintu bikozwe mu buryo bwa kinyamwuga. Wibuke yuko jewe banzaniye n'urupapuro hano rwihamagazwa, bitandukanye na Nkusi we bamusanze agenda mu muhanda baramuterura, biratandukanye. Ibyanjye byakurikiza amategeko, ibyo ukuntu Nkusi yafashwe nta rupapuro rwemera yuko afatwa. Nta nihamagaza ryabaye wenda ngo bivuga ko yanze kwitaba. Ni ikibazo rero kuri we, ariko jewe ibyo bakoze byakurikira amategeko. Wenda nturabimenye neza cyangwa hari icyo bizeho, bari abantu bamuhamagaye ku cyumweru bamubwira ko bashaka gusobanukirwa neza iby'umuryango kugira ngo bayinjiremo, ntabwo baba bari gatumwa ari nk'umutego yari yatezweho kugira ngo afatirwemo, wenda akaba yarahamagaye n'abamushimuta? Niyo mpamvu nshaka no guhura nawe ngo nganire nawe mbimenye, kuko abo bantu nanjye za message barazinyohererezaga. Ariko kubera yuko mba mfite ibintu byinshi nkora,
kandi akaba ari we ushinzwe ubukangurambaga ndazimuha. N'ubu ngubu ni benshi banyoherereza za message ati ni kanaka mba muri uyu muryango wa societe civile rwose ibintu byawe twabikunze n'ibiki kubera ko utamenya ibyo ari byo ntago mpfa kwitaba cyangwa gusubiza n'iki kugira ngo tubanze twige. Ni benshi rwose urebye no muri telefoni yanjye hari benshi banyandikira bati ibitekerezo byanyu ni byiza cyane twarabikunze turashaka kujya mu muryango ndetse umuntu yajya mu muryango gute ariko kubera yuko utamenya niba uyo muntu koko uwavuga ko ari we ugenda gahoro. Hari uburyo bubiri bwo gusenya ikintu. Dufata urugero ku giti, hari uburyo bubiri bwo kukirandura burundu kikavaho. Hari kugitemera mu mizi ukayikata rwose cyangwa ukayitema kigahirima, cyane iyo kitahirima kubera ko imizi itagifashe kizuma amababi atakara amashami aveho. Icyo gihe niyo ufashe umutwe wacyo cyangwa ubuyobozi cyangwa the leader w'icyo kintu ukamukuraho, abasigaye bagahinduka impehe nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda. Mu ntambara za kera byarabizi, iyo umugabo cyangwa uyoboye ingabo yicwaga izisigaye zabarikaga amaboko. No mu ntambara zo ku ngoma ya cyami n'ahandi nuko byakunze kugenda. Iyo umwami cyangwa uyoboye urugamba uwo ngo chef major waguye urugamba afashwe mpiri abandi bamarikaga amaboko. Ubwo ni uburyo bwa mbere, gutemera mu mizi. Uburyo bwa kabiri no kureka iyo mizi ariko ukajya ku mababi yose ugahungura, ukajya ku mashami ugatema. Igiti kokora kigasigara gihagaze ko gikokoye n'ubundi kidafite ishami, kidafite ikibabi, kidafite turabyo, kidafite imbuto. Hano mu Rwanda hari igihe mbona niba atari byo urankosora, hari igihe mbona hari igihe igishyitsi icyo giti bakireka n'imizi yacyo. Ubwo no umuyobozi cyangwa icyo yubakiyeho igishyitsi ariko igiti bagakokora. Ushatse kumushamikiraho wese akavanwa mu nzira, ushatse kumushamikiraho urafungwa, arahatirwa guhunga cyangwa se agiye n'ibindi bibazo nko kurirwa irengero. Hari aho byo biba, ntabwo ufite izo mpungenge ko wenda wowe nubwo n'icyo giti imizi yacyo mbona igerwa amajanja, wenda imizi y'igiti idakozweho ntufite impungenge ko bazagikokora n'amashami bakamara n'amababi. Icyo ni igitekerezo cyiza kandi ukoze na analyse ifatika ijyanye n'ukuntu ibintu bimeze mu Rwanda cyangwa byagiye bimera. Ariko nkwibutse yuko hari umuhanga wavuze yuko nta muntu ushobora gusubiza inyuma igitekerezo igihe cyacyo cyageze. Ushobora kugikokora, ushobora kugikuraho amashami, ushobora kugerageza ukajya mu mizi ukayikata, ariko iyo igihe cyacyo cyageze ntabwo ushobora guhinduka. Hari n'undi muhanga wavuze ati iyo urebye amateka y'isi, buri gihe ayo mateka y'isi agenda yegamira ku butabera. Atangira hatari ubutabera akegamira ku butabera. Cyanyuma impirimbanyi za demokrasi, abantu bashyigikiye banarwanira ubutabera kuri bose, guca akarengana, guca inzara, nta gihe na kimwe bataratsinda. Bishobora gutinda, harimo bya bintu bavuga guti watangiza umuryango nk'uyu nguyu ushaka yuko buri munyarwanda yishyira akizana, u Rwanda rukira, u Rwanda rugira amahoro arambye, bakavuga bati ibi ni ibitekerezo bibi. Buri ubivuze bakamwambika umwambaro w'umuntu wanga u Rwanda, bakamwambika umwambaro w'umunyabyaha. Ariko igihe kiragera bya bitekerezo kuko ari byiza bigatsinda ibyo bitekerezo bishaka kwigizayo ibitekerezo byiza. Icyo navuga rero, ayo mateka unyuzemo y'abantu bagenda bambikwa imyenda y'abakriminero, imyenda y'abanyabyaha kubera yuko bavuze igitekerezo gitandukanye n'icy'abayobora. Igihe kizagera ndetse igihe kirageze ku buryo ibyo bintu bicika. Twemera yuko bizacika kubera ko amateka nicyo anatwigisha. Usubiza amaso inyuma
u Rwanda ntabwo washobora kuvuga nk'ibyo ndimo kuvuga muri za 80. Ni urugero, hari ishyaka rimwe rukumbi, buri muntu uvutse akajya muri emerenda ataranavuka akaba wavukaga uyirimo yari automatique. Kayibanda muri za 60 agifata ubutegetsi, 62 agifata ubutegetsi, abavaga mu yandi mashyaka yabambitse umwenda w'abanyabyaha. Abo muri Aprosoma bagitera ntaguzaho irengero ryabo. Abo muri Runari benshi barishwe, abandi barahunga. Ibyo ni nibyo Habyarimana yakoze. Nkibaza rero yuko iyo ugiye kureba amateka yacu, naba n'ubu ngubu wavuze yuko hari aho bakokora amashami, imizi igasigara. Ese iyo mizi uzaho amaherezo aho izatujyana? Iyo mizi ya demokarasi, iyo mizi y'abashaka ubutabera kuri bose, iyo mizi yo guca akarengane, amaherezo izamera. Dr. Kayumba, tugana ku musozo, umaze kutubwira urwo rugendo rurerure, mu kanya utanga ibyavuzwe n'abahanga, wavuze ko ntawe uhagarika igitekerezo igihe cyacyo cyageze. Ni iki cyemeza ko igihe ari iki? Ese kuri wowe igihe koko ni iki? Niba ubona ko ari iki, abaguteze amatwi, abagukurikiye, abakureba baribaza bati ni ibiki ashingira avuga ko igihe ari iki? Aho niba wabuje uzindutse cyangwa warakererewe? Oya, igihe ni iki ngiki cyo gutanga ibitekerezo bituganisha heza, cyo gutanga ibitekerezo bituma duca ubukene, kubera yuko nkuko nakubwiye ndi umunyeshuri w'amateka yacu, ndi umunyeshuri wa politike yacu kuva kera ndetse n'ubu ngubu. Kwanguha ingero zikwereka yuko igihari iki. Icyambere, uribuka ko nanditse ibaruwa nyandikira Perezida wa Repubulika ngaragaza ibibazo bihari, ntacyo nsize inyuma n'ukuntu byakemuka. Kera nta muntu washaka, umunyarwanda washaka no kubirota. Iyo yabikoraga baheraga bamwambika umwambaro w'umuntu umunyabyaha, cyangwa akabyuka agasanga adahari, akabyuka agasanga yitabye Imana, cyangwa yabaga washije kubyuka nyine, cyangwa ugasanga yagiye ku kazi ari mu modoka, ugasanga imodoka yagonzwe. Iyo ariko urabona narabitanze ibitekerezo, hanyuma ntagire abantu baravuga, ndetse hariho n'abagiye bambwira benshi bati ibi ni ibitekerezo byiza, ndetse bamwe bari muri leta bakanyura mu gikari bakonyohereza message bati rwose ibi ngibi. Ndetse nzi yuko ujye uzasome inkuru Tarifa yanditse, aho nyuma y'iminsi yayanditse 18 z'uku kwezi, aho yandegaga byaha ngo byo bandeze, ndetse yongeramo yuko ngo nterwe inkunga ngo n'igihugu cy'amahanga ngo duturanye, atashatse kuvuga. Ariko ziri ikindi yavuzemo, kandi iriya nkuru urayibona ko hari ahantu yavuye. Ntabwo nemera yuko uri ari we wayanditse, ko ndamuzi turaziranye neza. Yaravuze ati rwose ibitekerezo byanditse yabaruwa abantu babyizeho, ndetse hari n'ahakosotse, ntabwo bisanzwe. Hariho n'ikindi, kera mu gihe cyaba Habyarimana na Kayibanda, iyo babaga bagushaka wakoze nka biriya baraguhamagara bagakubita ibiboko. Ubu ngubu ribu nabana ribu irandika kuko ugiye urupapuro rwampamagarije muri ribu barunzaniye hano. Urabona ko nako icyo ngicyo nacyo twavuga tuti ni ikintu noneho kiva, ubundi nta wabikoraga. Uwagushakaga yarazaga akaguterura igihe agushakiye, ntihagire n'ubaza binjyana ku ngingo ya 3. Uko isi yari imeze imyaka 5, u Rwanda rwari rumaze imyaka 5 cyangwa 10 ishize, siko rumeze, kubera tekinoloji n'ukuntu yahinduye uko amakuru atangwa n'uko abaturage bayabona. Reba ubu ngubu turimo turaganirira hano dukoresheje tekinoloji idahambaye cyane, kandi ufite televiziyo watangije iri kuri YouTube, umuntu wo muri leta ntabwo yapfa kuyikuraho.
ubu ngubu bafata umuntu ukajya kubona kuri Twitter umuntu yohereje amakuru n'ifoto, umuntu baramurenganya ukajya kubona umuntu yohereza WhatsApp n'ifoto cyangwa video. Ubu ngubu rero ni igihe niki, kubera yuko abanyarwanda benshi bamaze kumenya ibibakorerwa uko bikorwa, bamaze no kumenya ibikorwa ahandi. Usanga umunyarwanda ejo bundi nari ndi mu cyaro hariya za Musanze, umuturage arimo kunyereka video ngo y'ibintu byabereye muri Amerika. Ngo abanyarwanda bari muri Amerika ngo ibyo bakora. Abanyarwanda rero bamaze guhumuka, ntabwo bakiri, kandi iyi nkundura sinzi niba bayita inkundura, iyi nkundura izanywe na technology, aho amakuru atagishobora kuba controle. Ubundi leta niyo yari ifite monopole ku makuru. Yes. Nicyo gituma Radio Rwanda bayitaga rukumbi. Ndetse ugiye kureba kuko ibintu by'itangazamakuru bimazemo igihe barakubwira ngo radio yabivuze. Ibyo yavuze bari ihame. Ariko ubu ngubu bafite aho babaza benshi. Ntabwo rero bizasubira inyuma, ndetse icyanyuma nshaka kurangiriza aho ngaho cyerekana yuko ibintu igihari iki ngiki, imitekerereze yanjye ntabwo imeze nk'imitekerereze y'urubyiruko. Nganira n'abanyeshuri nigishije imyaka 18 ishize muri kaminuza, 15 10. Nganira n'abana bafite imyaka 25 bangije za kaminuza, bakananseka. Bakavuga atinya ngo umuntu arakuvugaho. Ati giye bahibirirwa nanjye ati Instagram reba ibyo bamvuze ari kuyungu yaramaze. Nanjye navuga ngibi nanjye ndavuga ibi. Umuntu akanyohereza message akavuga ati Dr. Kayumba nabonye ibyo uvuga, nabonye hari ukuvuga gutya, ariko abangaba ntago bazi ibyo bavuga, twege ibitekerezo turabyemera. Nabisomye ndabigira. Iyo rero urubyiruko kandi uzi yuko nibura 70% by'abanyarwanda bari hagati y'imyaka 12 na 30. Urubyiruko rero imitekerereze yawe ntabwo ikimeze nk'iyacu twavutse muri za 60 70. Niho rero ejo hazaza h'u Rwanda niho hari, niho dukura imbaraga. Akabazo kanyuma Dr. Kayumba, ese ziranyandiko mukorera umukuru w'igihugu, hari bake bazikora mu rwego rwa politiki bagaragaza ibibazo bitagenda mu gihugu, hari n'abandi benshi b'abaturage birirwa bandika bavuga bati nta wundi waturenganura uretse Perezida wa Repubulika. Izo nyandiko mukora, ubwo bose mukora, mugira icyizere ko mugeraho cyangwa bunyongerwa hariya mu bakumirizi? Abakumirizi vuga ni bari bazakira, aho ni bwa buhera mu nzira bagashwanyaguza bakashyira hariya, cyangwa banabibika bakabibika aho bitazamugeraho. Icyo ni kimwe, ukagisubizanya no kwibaza impamvu abantu bageza aho baba benshi cyane bavuga ngo nta wundi waturenganura uretse Perezida wa Repubulika. Izindi nzego zagiye. Ndatangirira kuri icyo uherukijeyo, ngo bamaze kuba benshi bavuga ko wabarenganura ari Perezida wa Repubulika. Yenda ubu ngubu nuko abaturage benshi bashobora kwivugira kubera ya technology nakubwiye. Ubu ngubu umuturage arabyuka akavuga kuri Twitter, akavuga kuri Facebook, akavuga kuri Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ubundi ntibyabagaho kubera ko nkuko nakubwiye habagaho Radio Rwanda ndetse na televiziyo niyo muri za 93. Sicyo nshaka kuvuga rero, je nakoze n'ubushakashatsi bugaragaza yuko ndetse no ku bantu bize, aba professori, abantu bayoboye n'iki, usanga kubera amateka yacu abantu benshi ikizere bagishyira cyane cyane muri Perezida wa Repubulika. Nicyo gituma Habyarimana bamwitaga umubyeyi, umuyobozi batoye, constitution ivuga ko aribo batanga ubuyobozi, akaba umubyeyi w'igihugu. Ugiye no kureba akenshi ni Burundi uyoboye bamwita se Barundi. Bumva ni kimwe n'umubyeyi w'igihugu. Ndetse leta ngo nayo ngo ni umubyeyi. Kandi constitution yacu ivuga yuko ubuyobozi bwose butangwa n'abaturage. Abo ngabo banabutanga nabo babukuraho. Umuntu wahaye ubuyobozi, wahaye inshingano, ubwo so abo umubyeyi wawe gute? Ese umuntu wahaye inshingano uri muri leta, wari wabona umuntu ukora muri leta kuva kuriyo kujya hasi hari udahembwa? Umubyeyi wawe se waramuhembye? Ubwo rero no kuva ko icyo nshaka kukwereka rero, abasaba Perezida kubafasha
kuba ari barenganura aho si uko akarengane kabaye kenshi ku buryo izi nzego zose zananiwe. ntabwo ndashaka kureba ko bikomoka mu mateka ko kugira ngo urenganurwe perezida ari ugomba kukurenganura n'abantu benshi bari no mu nzego nkuru z'igihugu ndetse n'abize iyo mitekerereze baracyayifite. Ibyo rero nibyo bigomba guhinduka kubera ko perezida ntabwo yaba ahantu hose mu gihugu, ahantu hose mu giturage n'iki. Umuturage agomba kurenganurwa n'ubutabera, agomba kurenganurwa n'ubuyobozi bwose kuva ku mudugudu kuzamuka kugera ku kagari kugera ku murenge kugera kuri district, hanyuma perezida akaba ari uyobora bose. Perezida ntabwo ariwe wakora byose. None izo nyandiko zimugeraho cyangwa zihera mu nzira? Izo nyandiko rero kubera ko natwe tuzi imiyoborere nuko ushobora kwandika ibaruwa ntigere kuri perezida, abashinzwe kuzakira babonye yuko hari ibyo batemera, niyo hari izimugeraho. Niyo mpamvu wabonye yuko ugiye nanditse ibaruwa ifunguye. Iyo wanditse ibaruwa rero ifunguye, niyo bayihisha hari ahandi nta hantu bayihisha kubera yuko kereka nta bintu bifatika birimo. Buriya ushaka kugira ngo ibaruwa yawe igere aho ushaka, ni byiza kwandika ifunguye kubera ko iri ifunguye baba banatinya yuko yabimenya batabimubwiye, kandi aribo babishinzwe. Buri mu gitondo agomba kubona briefing y'ibintu ku bintu bimeze, inkuru zavuzwe, ibyavuzwe kuri leta, ibyamuvuzweho byose arabibona. Nta kuntu rero babihisha kandi bazi ko n'abakunda gusoma, uzi ko perezida wacu akunda gusoma. Nkibaza rero yuko nubwo ntabonye igisubizo cyanditse, nzi yuko ibaruwa nanditse aho yagombaga kugera yahageze. Urakoze cyane Dr. Kayumba Christophe. Dusoza rero, gira ijambo rimwe ubwira abanyarwanda bari mu Rwanda bagukurikiye, ugire n'ibindi ubwira abanyarwanda bari hirya no hino ku isi kuko nabo ni benshi. Urakoze cyane. Ngewe icyo nabwira abanyarwanda bagenzi banjye, baba ari abanyarwanda bari hano mu Rwanda cyangwa bari hanze, nuko kugira ngo igihugu gitere imbere, igihugu kigire amahoro arambye, igihugu kigira ubutabera kuri bose, buri munyarwanda wese agomba kubigiramo uruhare. Umunyarwanda agomba kwifatira ikibazo kuko ku isi hari ubwoko bw'abantu batatu. Hari umuntu uvuga ati njyewe naremewe kugira ngo ibyiza binkorerweho, nta bushobozi mfite, ntacyo nza gukora, akicecekera. Hari n'undi uvuga uti hari icyo nakora ariko nditinyira. Hari n'undi uvuga utoya njyewe naremewe, nanjye Imana yampaye ubwenge bwa karemano, natanga ibitekerezo byubaka akanabitanga. Abo bari muri kategori ya gatatu nibyo twifuriza abanyarwanda bose, ko buri munyarwanda afite karemano. Tanga umusanzu wawe, ubutange mu kubaka igihugu cyawe, kandi ndabizi ko twese tugize uruhari twagira u Rwanda rwiza, u Rwanda rukize, u Rwanda rufite amahoro arambye, umutekano urambye, ndetse ubukene n'akarengane tukabica burundu. Murakoze cyane. Nawe ndashaka kugushimira cyane kuba waje kugira ngo tuganire. Nkaba nkwifuriza ishya n'ihirwe ndetse no kuramba n'ubukire. Murakoze cyane Dr. Kayumba. Murakoze cyane. Turabashimira mwese mwumvise amatwi iki kiganiro nk'uko mwabibonye twongeye kujyana na Dr. Kayumba Christophe. Ibitekerezo mufite no kubishyira hasi aho mutanga inyunganizi, ibitekerezo cyangwa ibyifuzo bikatugeraho byihuse, nawe bikamugeraho. Musigara amahoro.